أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد يكون نشي من نبي سنجي الله أما هرون من جسر ساكاركم غارم واتش مكونز واتش محمد صلى الله عليه وسلم نبا النبي مرغو نبا سانجران جندبه نبا مكوريكيه نبا زاكم زاكم مكوريكيرا كوساجزاكم مسلمين كدو سب الله سبحانه وتعالى يكادو شرمنا بنغاب اللهم آمين. نعم tukaba tugiye kurebera hamwe rero isomo rya 14 الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون. tugiye kurebera hamwe isomo rya 14 تدريبات za shadda ndetse na sukun. turatangira mim fatha ra shadda mar ra dhamma waw sukun ru marru. nkuko byabanje mu somo rya mbere rya shadda twabonye ko inyuguti ifite shadda batajya bayisoma yonyine, uyisomana n'indi nyuguti. ubwo bishatse kuvuga ngo niyo mpamvu imbere ya shadda habanje mimu kugira ngo tuyisomane n'iriya ra tukabifatanya. noneho n'inyuguti ifite sukuni nayo ntago bajya bayisoma yonyine. murabona yuko imbere ya ra ifite shadda hari waw, iriya waw rero nayo ifite sukuni aslan, ubundi iriya waw ifite sukuni. ni ukuvuga ngo rero iriya waw nukuvuga ngo ra turayisoma bwa mbere tuyifatanya tuyisomana na mimu kuko ra ifite shadda nago bayisoma yonyine, noneho twongere kuyisoma bwa kabiri tuyisomana na waw ifite sukuni. ubwo nukuvuga ngo inyuguti ifite shadda bayisoma kabiri. ndasubiramo mim fatha ra shadda mar ra dhamma waw sukun ru marru. ra fatha ba shadda rab ba kasra ya sukun bi rabbi. naha kabiri naho niko bimeze. ni ukuvuga ngo ba ifite shadda turi kuyibona nayo turayisomana na ra. turabanza dusomera tuyifatanye na ba ifite shadda kuko ba nayo ntago bajya bayisoma yonyine. noneho imbere ya ba hari ya iriya ya nayo ifite sukuni. ubwo ni ukuvuga ngo inyuguti ifite shadda tuyisoma kabiri. ubwo turahana noneho turasoma bwa kabiri ku nshuro ya kabiri ba ifite shadda tuyisomane na ya. ndongera nsubiremo ra fatha ba shadda rab ba kasra ya sukun bi rabbi. mim dhamma dal shadda mud dal fatha ta sukun dat muddat muddat. ha dhamma qaf shadda huq qaf fatha ta sukun qat huqqat huqqat. ugatsindagira na ta ukayisoma neza ushizeho sukuni. qaf urayitsindagira neza na ta ukayishyiraho sukuni neza. kha fatha fa shadda khaf kha fatha fa shadda khaf fa fatha ta sukun fat khaffat khaffat. tukimuka تا فتحة با شدة تب با فتحة تسكن بت تبت تبت. tukatangira umurongo wa kabiri تا فتحة تا خا فتحة لام شدة خل لام فتحة تسكن لت تخلت تخلت. قاف فتحة دال شد قد دال فتحة ميم سكون دم. ونكفا ونهاكو ميم فتا سكوني ntago turi bisome yonyine, turanya duhere kuri dal inshuro ya kabiri kuko twabonye ko inyuguti ifite shadda bayisoma kabiri tuhite tuyifatanya. dal fatha mim sukun dam qaddam ta dhamatu qaddamtu. واو فتح صاد شد وص صاد ضم با سكون صب والصب حا كسر حي والصبح. واو فتح شين شد وش شين فتح ميم سكون شم والشم سين كسر سي والشمس. نعم. ubwo nizere ko inshallah barakallahu fikum iri somo ryumvikanye. twabonye yuko inyuguti ifite shadda aslan ntago bajya bayisoma yonyine, niyo mpamvu mubona kuri rino somo
hari inyuguti bagize ya mbere yabanjirije inyuguti ifite shadda kugira ngo uze kubisomana kandi ikaba ifite haraka iriho fatha cyangwa kasra cyangwa dhamma. Noneho iyo nyuguti urabanza ukayisoma ukahita uyifatanya n'inyuguti ifite shadda. Noneho inyuguti ifite shadda yisoma kabiri, yisomana bwa mbere na ya nyuguti ukongera kuyisubiramo bwa kabiri. Noneho kubera ko ino somo ryacu ari tadribatun ala shadda was sukun, imbere yaho noneho hari indi nyuguti ifite sukuni, ya nyuguti ifite shadda bwa kabiri noneho wongera gufata ya nyuguti iriho shadda ukongera kuyisomana n'inyuguti ifite sukuni, kubera ko n'inyuguti ifite sukuni nayo ntabwo bajya bayisoma yonyine nkuko twayibonye mu somo ryabanje rya sukuni. Ngo nuko uvuga ngo rero inyuguti ifite shadda uyisoma kabiri, noneho n'inyuguti ifite sukuni nayo ntuyisoma yonyine, ubwo ya nshuro ya kabiri yo ku nyuguti ya shadda ukabisomana ukabisomana n'inyuguti ifite sukuni. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.